nitwa Vestine Uwimana Yaragishye. Nkaba mpana na Beata abagabo bacu bavindimwe. Ni ukuvuga ngo umutware wanjye n'umutware wa Beata baravukana. Umutware wa Beata akaba ari mukuru w'umutware wanjye. Hanyuma Beata rero tujya kumenyana, urumva ni umuryango nari ngiye gushakamo. Beata twamenyanye 2013 musanze hano mu rugo. Icyo gihe umutware wanjye yaraje kumurika umusheri we mu muryango. Hanyuma Beata icyo gihe anyakirana ubwuzu, anyakirana urugwiro. Niwe muntu wa mbere nari menye mu muryango umugabo wanjye avukamo. Icyo gihe twamaranye amasaha menshi, hari mu mugoroba. Yego, nuko tuganira byinshi birebana n'urugo n'umuryango, ariko amakaribu nyinshi, arankunda, anyereka urukundo rwinshi. Dukomeza kubana muri ubwo buzima. Icyo gihe nasaga twaje gushinga urugo, tuba kure, navuga ngo ni kure yabo, ariko igihe kiza kugera turimuka, tuza kuba hafi y'ahantu batuye, ariho ahangaha. Icyo gihe Beata dukomeza kubana, anyereka urukundo rwinshi. Beata arafite ukuntu ateye, yaragukundaga akabikwereka. Beata rero mbere nabanje kujya nsa nkaho mutinyaho, nabonaga asa nk'unduta cyane, nkasa nkaho hari ibintu byinshi nshaka kumuhisha, nshaka kutamubwira, ariko akanyegera cyane, akagira amatsiko yo kumenya ngo ese bimeze bite, umuryango umeze gute. Nuko bigeze aho Beata amwiyumvamo cyane, ambera inshuti cyane. Tubyara umwana wacu wa mbere. Nyuma dukurikijeho umwana tuza kugira ibyago, umwana ntiyabaho, ariko Beata nabonye urukundo rwe cyane muri ibyo bihe. Beata icyo gihe tugira ibyago ku mwana wa mbere, ntabwo yari ari mu Rwanda, yari ari hanze y'igihugu, ariko yampamagaraga hafi nka buri saha, mbaza bimeze bite, yambaza amakuru. Nuko no mu gihe aje, Beata yaransuraga mu gitondo, nimugoroba nabwo akaza kunsura. Twakomeje urugendo. Icyo gihe nari ntaramenya gusenga cyane, ariko mbivuga narabivangavangaga. Uyu munsi nkaba nasengeye mu idini rimwe, ejo nkajya mu rindi. Beata akabireba, yakundaga kureba sitati zanjye akazikurikirana, akababazwa cyane n'ukuntu abona mvangavanga ibintu. Aza kumpamagara, arambwira ati mama Sangwa, uzaze tuganire. Ndaza, ndabyibuka, turicara turaganira, ambaza ibirebana no kwemera kwanjye. Ndabimusobanurira uko byari bimeze, uko byari biteye. Nuko ambwira inyigisho nyinshi, anyereka inzira nkwiye kunyuramo kugira ngo njye mbasha guhamya kwemera kwanjye k'ukuri. Beata rero nubwo natangiye urugendo rwo guhamya kwemera ko nemera ko muri Kiliziya Gatolika. Twarakomeje. Icyo gihe tubyara umwana wacu wa kabiri. Nabwo Beata mu gitondo yarabyukaga akanzanira isori ku bitaro, akangemurira mu gitondo, akangemurira nimugoroba. Ukabona arampangayikiye cyane. Mu by'ukuri byari ibintu ntekereza ko atakabaye yarakoze cyane ngo abyinjiremo bigire nk'inshingano ze, cyane ko n'umuryango wanjye wari hafi. Ariko ibyo ngibyo ntabwo yigeze abirebaho, ahubwo yabifashe nk'inshingano. Yaba ataje akigira excuse nyinshi, ukagira ngo mbese ni inshingano kuba agomba kubikora. Birakomeza, nongera kubona urukundo rwa Beata cyane ku mwana wacu wakurikiye uwo nguwo.
nawe twaje kugira ibyago ntiyabaho. Beata ntabwo yasinziraga, Beata yahangayikanye nanjye, Beata anyereka ko ntari njyenyine. Beata akaza ku mugoroba avuye ku kazi, akaza akicara mu rugo akanganiriza, akambwira ko ntari njyenyine, mbese akandinda kwiheba. Nkomeje rero nsimbukiye kugeza igihe Beata yaje kumenyera ko arwaye. Naje kumenya inkuru ko yafashwe n'uburwayi, arampamagara arambwira ati rero nafashwe n'uburwayi, ati bansanzemo ko narwaye kanseri. Mu by'ukuri icyo gihe njyewe narahangayitse, ariko we akajya anyereka ko akomeye, akajya anyereka ko akambwira ngo rega ngo ubuzima ntabwo bukwiye gushingira ku byo tureba ubu ngubu, tureba hano hanze, ubuzima bwo ku isi. Tugomba kumenya ko ugushaka kw'Imana ugomba kuba ku kiremwa cyayo yaremye. Ubwo yaje kujya mu Buhinde, nyuma havayo tubona afite imbaraga, kuko mbere yuko ajya mu Buhinde wabonaga afite imbaraga nkeya, ubona umubiri warahindutse. Muri make icyo gihe nawe nubwo yadukomezaga, ariko wabonaga ko nawe hari igihe yageraga ukabona acitse imbaraga. Avuye mu Buhinde agaruka afite imbaraga, ubona ameze neza. Turicara tushimira Imana, ndabyibuka ibirori byabaye birebire, turabyina cyane, nuko twibwiraga ko rero bigenze neza. Nyuma yaho nibwo naje kumusura, nibuka byari ku wa gatandatu, ndaje amuhobeye, arampobera cyane n'ubwuzu bwinshi, ariko mbona azenze amarira mu maso. Ndamubaza kuzenza amarira, arambwira ati kora kunda wumva uko bimeze, ati birashoboka ko bwa burwayi bwanjye bwagarutse. Icyo gihe turaganira, ariko ubona ko nyine yatangiye gutekereza ko uburwayi bwagarutse. Nuko nyuma yaje kujya kwa muganga, bakonfirima ko hajemo ikibyimba mu nda. Naje kumuherekeza mbere y'uko abona umuganga. Urumva yageze muri procedure ndende zo kugira ngo abashe kubona ese icyo kibyimba gikorera gute. Beata yakundaga gusacinga cyane, arasacinga ibirebana n'icyo kibyimba, ariko aza guhura n'umuganga umubwira nyirizina imiterere y'icyo kibyimba cye. Nyuma y'uko bamaze kumubwira iyo miterere, yaje kumbwira ko azajya kwa muganga, niyemeza ko ngomba kumuherekeza. Turajyana, ndabyibuka hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10, turagenda tujya Faisal. Nuko duhura na muganga. Icyo gihe twatonze mu gitondo tuzindutse, twari nk'aba kabiri, turinjira kwa dogiteri, aratuganiriza, bajya mu mpapuro, areba ibisubizo byose byo mu Buhinde, areba ibyo mu Rwanda, hanyuma afata umwanzuro wo kumubaga. Hanyuma ndabyibuka icyo gihe yaratubwiye ngo njyewe mbasha kuboneka ari ku wa kabiri, mwebwe muhitemo umunsi mwumva ushobora kuba waba mwiza kuri mwebwe. Njyewe numvaga, nkurikije ku bwanjye ko nabyumvaga, numvaga Beata ari buhitemo wenda nk'itariki isa nkaho yigiye imbereho, atajijinganyije yahise ahitamo itariki yihuse. Icyo cyumweru cyari gikurikiyeho, narahindukiye mureba mu maso cyane, ndamubaza ngo kubera icyo uhisemo itariki ya hafi, urumva witeguye, urumva umutima wawe warabyakiriye? Aransubiza ngo mama Sangwa, nta kibazo, ahubwo nkeneye gukira. Twafashe itariki turataha. Iyo tariki twafashe asubirayo. Icyo gihe tutarava kwa muganga, yarambwiye, icyo gihe nahise mbona abashyitsi bihuse, akajya ambwira mama Sangwa agenda ujye kwakira abashyitsi, ariko nkumva kumuva iruhande ntabwo bishobokera, kuko Beata yari yaranyeretse urukundo rukomeye. Nuko ndamurindira turataha, nuko turindira itariki yo kumubaga. Itariki iragera, ajya ku iseta, twumva dufite ubwoba, ariko avuye ku iseta, icyo gihe navuganaga n'umurwaza, avuye ku iseta arambwira ati mama Sangwa mvuyeho amahoro, meze neza,
nta kibazo. Nyuma yaho naje kuza kumusura hano mu rugo, yaravuye kwa muganga kuko kwa muganga ntabwo yatinzeyo. Ndaza mpageze nsanga ameze neza, akajya ambwira ngo Masango ngiye ngo meze neza ngo kurusha uko abantu batekereza ko kuko ntaba ameze. Nuko igihe kiza kugera rero ngaruka kumusura nyuma, twamaranye umwanya munini, hari ku cyumweru mvuye mu misa ya kabiri, twicara mu ntebe muri salo turaganira umwanya muremure, arambwira ati ngiye gusohoka. Nicyo kikwereka ko nakize, mfite imbaraga nyinshi, mfite icyizere cyo kubaho. Twakwicara tukaganira, akambwira ati use nk'umwaka sinawumara cyangwa se imyaka 2. Mbese tukavuga ngo uretse nuko abaganga baba barakubwiye ngo igihe runaka, ntago abaganga ni abaganga ariko n'Imana ni Imana. Ariko agahindukira mu ijwi ryiza cyane akambwira ngo Mama Sangwa, wowe nibyo nyifuriza ariko Imana nayo ifite umugambi kuri njyewe. Nuko igihe cyaje kugera rero asubira ku kazi, asubira mu mirimo ye. Hanyuma yaje kwifata serifa ari ku kazi, aranyohereza nayo chat ye ya nyuma nteruka, arambwira ngo Mama Sangwa urabona ukuntu ibitama byaje. Turatebya cyane, ndamubwira nti yego rwose ndi kubona warabaye nyiramatama. Mu by'ukuri twumvaga twishimye ko ubuzima bwagarutse, yabaye neza. Naje kwica numva ko Beata ari muzima ameze neza, ariko arambwira ati ku wa mbere, icyo gihe twagiranaga iyo chat hari ku wa gatanu, ku wa mbere arambwira ati mfite shimiyo. Ese kubera icyo wasubiye ku miti? Arambwira ati dogiteri yambwiye ko ngomba kwifata kugira ngo kanseri yanjye idakomeza kwiyongera cyangwa igasakara umubiri wose. Ntabwo twabitinzeho cyane, twumvise ko nyine inama za muganga. Ku wa mbere ajyayo, ntitwabasha kuvugana, ahubwo naje kongera kumva call impamagara imbwira ngo ngwino tebuka Beata ararembye. Icyo gihe nagira umugisha, nubwo nari naraye mu bitaro, nari narwaje umwana, ariko buriya kurwaza umwana nabyo naje gusanga byari harimo impamvu yo kugira ngo Beata adataha ntamubonye. Kuko icyo gihe twaravuganye ndamugana, ariko ndagukumbuye. Arambwira tuzaze, uzaze undebe. Arongera abishimangira ngo uzaze undebe. Nuko ubwo nahise ndwazamo umwana, mvuye kwa muganga mu gitondo, twari twaraye tuza mu rukerera, nagiye kumva telefone irampamagaye, tebuka Beata ararembye. Nanjye nahise, ntabwo nagiye muri byinshi, nahise mfata moto ngiye najya gusanga Beata ku bitaro. Ngezeyo mu by'ukuri nsanga ntabwo ari muri leta nziza. Ndamureba, yanyeretse ko yambonye kuko icyo gihe yarandembuje. Ndamwegera, mufata mu kiganza ariko akajya abasha kuvuga, ariko simbashe kumva icyo avuze. Yanyeretse ko ashaka gusenga, turasenga, tuvuga amasengesho atari maremare cyane, ariko nabonaga ko mu by'ukuri njye nari mfite icyizere ko ashobora kongera gusubira mu buzima. Twagumanye aho ngaho n'undi murwaza twari kumwe, byamaze igihe kirekire, umwanya utari mutoya, kuva nko mu ma saa 4 kugera mu ma saa 11. Twabonaga nta kirahinduka, bikaba byiza bikongera bikaba bibi, ariko njyewe nari ngifite icyizere ko nakomeje kwinginga Yezu, nkamubwira nti Yezu uracyabishoboye, Yezu uracyabishoboye. Nyuma rero twaje kumva inkuru mbi, nari mpari, numva inkuru inshamugongo ko birangiye. Icyo gihe nagize umubabaro mwinshi, ariko ndazenguruka, ndabyibuka, nazengurutse inzu yari arimo, nyezenguruka inshuro nyinshi, numva nshaka ko nakongera nkagaruka, maze kuzenguruka ko nakongera kumva inkuru itandukanye niyo numvishije. Numvaga ntashaka kumva iyo nkuru. Ndabyibuka ko umugabo we yaraje akora amageste, arambwira ngo numva, ndavuga nti reka nzenguruke, uko byagenda kose birashoboka ko hari icyo
Yesu yakongera gukora, ariko naje gusanga umugambi w'Imana urakomeye. Umugambi w'Imana ntabwo twebwe dushobora kwivangamo ngo bikunde. Hasohotse umuntu umwe arambwira ngo mushobora kuba rimwe mukimufasha, murekure kuko akeneye gutaha. Iryo jambo ntabwo nabashije kuryumva, ahubwo nyuma y'uko atashye nibwo nabashije kuryumva. Rero Beata, ikintu muziho, ikintu numva nashobora kwibagirwa mu buzima bwanjye ni urukundo yankunze. Naje kubona ko iki cyuho nyuma y'uko agiye, icyuho nahise mbona ko mbuze intwari, mbuze umuntu, mbuze umuntu agomba kunteresha intambwe kugira ngo urugendo rwanjye rwo gusenga, urugendo rwanjye rwo kubaho neza rugende neza. Ndabyibuka najyaga nicarana nawe afite ikibazo, nkahava numva naruhubutse kubera ukuntu twaraganiraga, noneho tukanaseka cyane. Yakundaga guseka, ariko agakunda kumbwira ngo none se iyi ndwara yanjye nubwo nyine wumva ntagomba kugenda, wumva itica, wumva se ikira? Nkamubwira nti oya, tuzi neza ko ari indwara ikomeye, ariko nta ndwara idakira ku Mana. Rero ntabwo byakunze. Icyo namwifuriza Beata, ntabwo twavuga ngo yabaye mu isi nta kibi, ahubwo ikibi cyose cyaba cyaramugezeho, yaba yaracumuye nk'umuntu, ni ugusaba Imana ngo imubabarire aho yaba yaragenze nabi nk'umuntu. Ariko ibyo tumuziho ni uko yari umunyarugwiro, yari umunyarukundo, yari umunyamutima mwiza, kandi nta kintu ushobora kumusaba ngo kibure. Rero Beata ndamushimira, n'ubu ngubu nahoze ndeba ifoto namureba nkabona turi kumwe, nkabona ntabwo yagiye, ntabwo umutima wanjye urakira ko nyine ntazongera kumubona. Rero Beata, ni ukumwifuriza iruhuko ridashira, ni ukumwifuriza gukomeza kubana n'Imana yakoreye. Murakoze.